twagarutse rero twaba turi kumwe rero n'umwe mu bavandimwe bateguye kino gikorwa baturutse muri Maine nk'uko mubibona rero turi hano birashyushye biracyari ngira ngo baracyahanganye Dallas na Maine. Twaba turi n'umuvandimwe anagiye kutwibwira waje uyoboye delegation ya Maine muraho neza. Ndishimiye ku munyakiriye nitwa Leopold Ndayisabye ndi umwe mu bantu bateguye iki gikorwa. Twebwe nk'abanyarwanda baba muri state ya Maine twateguye igikorwa kugira ngo duhure n'abavandimwe bacu batuye muri state ya Dallas kugira ngo uyu munsi tuharire gusabana nk'abanyarwanda ariko dusabanira muri igikorwa cya sport. Leopold urakoze cyane. nabonye abasore batoshe ba basket ntabwo boroshye kubera ko ikigaragara ni abasore batoya b'abana bakiri bato ari kubona ko bazi umupira. Urabivuga iki? Birumvikana twari twiteguye bariteguye kuri basket ariko urabona ko urabizi ubuzima bw'ino abantu ntago bahura cyane ariko biragaragara ko bari biteguye. Twari twagize ubwoba kubera twabonaga abasore bano muri Texas bakomeye cyane ariko twaje gusanga ko dushobora kwihagararaho kugeza uyu mwanya. Urabona ko ntabwo turimo kugenda dutanga ikinyuranyo gikomeye. Urabona ko Dallas ni abasore cyane, ni abasore barebare nk'uko mubibona ntabwo byoroshye ariko abana banyu bantunguye cyane. Ibi rero nk'abantu bamuyoboye zino gahunda za community ibi ni ibintu byiza cyane byerekana urukundo. Uru rubyiruko mubona hari ikintu usama mufite mu bateganyiriza mu buryo bwa siporo mu buryo bwo kujya kugumya gukundana no guteza imbere igihugu muri rusange. Urabona ko ibiganiro byose bitangira ahantu mu mikino nk'ingiyi harimo ikiganiro bijyanye ibingibi tuzaguramo kubera umuco, harimo no gutekereza ku gihugu cyacu nk'uko bisanzwe n'ibindi bikorwa dushobora guhuriraho nk'abanyarwanda bari mu ntara ya gatandatu nk'uko bijya bivuga. Leopold urakoze. Rero mu mikino yabahurije hano harimo basket, harimo na volley na football iri bube. Volleyball iraba ryari? Volleyball niyo ikurikira. Ubu ngubu basket nirangira harahita hakurikiraho volley, noneho saa 11 haraza kuba umupira w'amaguru niyo uza gusoza ibirori ariko ntago ari byo. Nyuma yaho haraza noneho kwiyakira, biteguye cyane kutwakira ariko buriya natwe tuba twitwaje impamba nk'abantu b'abagabo turaza kusabana nyuma. Ni naho wa muco wacu wo kuganira no kwitekerezaho no gusabana uza kuza kubera. Urakoze cyane. Ari volley na basket na football ni hehe mubona mushoboye cyane? Navuga ko byose twaba dushoboye ariko navuga cyane kuri volley na football kabisa tuhagaze neza. Imikino se n'ubwa mbere baye cyangwa isanzwe iba ino tournament buri mwaka? Ubu ni ubwa mbere tuje muri Texas ariko muri New England hariya dusanzwe duhura n'abantu bari muri Boston, dusanzwe duhura nabo na New Hampshire, dusanzwe dukina tugakora zira tournament rimwe mu mwaka hariya. Ariko ubu ngubu twatekereje ko nyuma ya Covid yaba ari byiza ko abantu bari bakumburanye cyane turavuga tuti reka dukora urugendo rw'amasaha ane mu ndege tuva Maine kugera Texas abantu bose baze ariko kugira ngo bakine. Nyuma y'ibi ngibi tutegereje Texas nabo ko bazaza nabo kutwishyura nabo tubakira. Ino mikino se ni yagishuti cyangwa harimo ibihembo mu bari butsinde? Ni umukino mu by'ukuri ni wagishuti. Ibihembo biza kuba biraba ari kwishimira kuko ni fair play. Haraba hatsinze kwanza mbere na mbere organisation yabaye kuba abantu baturutse Maine bakaza Texas, iyo ni intsinzi ya mbere. Kuba twakinye twese tukabashobora guhura neza iraba ari intsinzi ya kabiri. Ni tugamije cyane gutsura uwo mubano n'urukundo hagati yacu. Iyi gahunda mwatangije kuba mwahuza urubyiruko mu buryo bw'imikino abonye arimo abana b'abahanga cyane. Hari icyo se byunganira, icyo bifasha muri siporo yo mu Rwanda? Mubona ari ikintu byago mu rwego rwa siporo mu Rwanda nk'aba bana b'abajene b'abanyarwanda bakiri hano? Ibyo ni ikibazo cyiza. Nashaka kukubwira ko ubu ngubu abantu batumva ukuntu banatureba dufite abana benshi cyane hano bakina discipline zitandukanye kandi ku rwego ruri hejuru. Ubu ni uburyo kugira ngo tongere tubabone, ahasigaye tuzarebe ko dushobora kubahuza n'abashinzwe imikino mu gihugu cyacu barebe. Hari tournoi nyinshi ziba mu Rwanda ku bana batoya bari munsi y'imyaka 18, 16 n'abandi bari munsi y'imyaka 20 kandi hano bashobora kuboneka mu bakina basket, bashobora kuboneka mu bakina volley cyangwa bashobora gukina muri soka, nubwo soka yo muri Amerika itari ku rwego rumwe n'indi soka ku isi.
Lepo urakoze cyane. This is One National Radio. Ni ubuhe butumwa waha urubyiruko n'andi ma state hari abajene bakabaye bakora nk'ibi ngibi ibikorwa byiza muri munakora hano ya. Reka ngushimire kwanza kuri One National Radio kuba mwatwakiriye. Mu by'ukuri turabizi ko muduha namwe mutuma ibikorwa byacu bimenyekana, muri abacu kandi muradufasha. Ubutumwa n'ahandi ma state nuko nabo bareba icyo borganiza kugira ngo tujye duhura, kubera ko imikino nicyo kintu cya mbere gihuza abantu benshi kandi ku buryo bworoshye, kubera ko abantu bose baraza kandi buri muntu wese akagira uruhare mu cyabaye, asigaye tukabona umwanya wo kuba twanaganira. Ibyo rero nubwo nabashishikariza kandi natwe tuba dusaba nkaho twarateye intambwe gatoya, twiteguye kwifatanya n'abandi n'izindi state zakumva ko ziri tayari muri isama badutumira cyangwa natwe tukazabatumira, asigaye tugakomeza tugasabana tugakina. Maine se mugeze ku mu bikorwa by'iterambere, Maine bimeze bite? Urabona ko mu bikorwa by'iterambere Maine buriya urabizi ko tubora ku isonga, icyo ni icyambere. Icya kabiri nuko twakomwe mu nkokora ni ikibazo cya covid, murabizi ko ingendo nago zaba ziriho n'abantu nago bakunze kubonana cyane, ariko mu by'ukuri ubirebe uko ubireba gutya, urabona abantu baturutse muri Maine bangana gutya, abantu barenze 80 baturutse muri Maine, byonyine bikwereka ko no mu iterambere yindi duhagaze neza. Lepo urakoze cyane, nabibonye urubyiruko rwishi rwaje ruvuye Maine ni benshi cyane. Ibi rero biratanga icyizere ku banyarwanda cyangwa kuri diaspora muri rusange yo muri Amerika hano, kandi turabashimira cyane Lepo kuba mwateguye kino gikorwa. Iki kibazo nakubaza cyanyuma, One National Radio Maine barayizi? One National nabwo navuga ko One National Radio mu Maine ntabwo izwi cyane, ariko navuga ko twebwe turayizi ariko byakaba byagombye kurushaho. N'iki ni igikorwa nitugisakaza tugisangiza abandi babone ko dufite natwe platform dushobora kuganiraho nka diaspora nyarwanda iri muri Amerika. Urakoze rero, urakoze cyane. Ubwo tubaza guhura muri football. Ndabizi ni ukunda cyane. Nabona wambaye u Rwanda waza gukina. Kangubaza abantu rero ko bakina kangahe? Ngina ku nimero nshobora gukina 9 cyangwa kina hagati. Wow. Ako sizi ko ikipe ya Maine yarusha ya hano kuri no kuvuga ko hano bayita ngo wabigeze, ariko twe twitwa Union. So Union Football Club ya Maine. Natwe turabawigeze kabisa, turaza kubyerekera mu kibuga. Aka kagezi ndagashaka rwose, aka kagezi ibendera ry'igihugu cyacu. Cyane rwose. Urakoze cyane nawe mukanya muri kuri football. Urakoze cyane.